Iteka ndagushimiye kuri Imana ihambaye ikora ibikomeye mu ijuru no mu isi, ukibuka abantu ukabagirira neza ngo wahe icubahiro ko tukiriho mu buntu bwawe. Ni wowe utubeshaho, ni wowe ufite kontrole y'ubuzima bwacu. Ngushimiye abera bose n'abatuye isi n'igihugu n'amahanga bukirinzi, tubiguhereye icubahiro. Ngahe ganira natwe mu mwanya muto muri ubu buryo biguhesha icubahiro ku bwa Yesu umwami wacu, amen. Tubahaye ikaze mwese muri uyu mwanya mwiza. Abana bo baramya Imana bayihimbaza mu ndirimbo, ngo bavuge ubwiza bwayo n'ubukuru bwayo. Ariko nanjye nshimye gufata akanya gato nanone ngo ngane n'abantu mu buryo bworoheje gute. Hariho ibintu namenye nshaka kuvugana n'abantu, dutekerezo dusanzwe. Namenye ibi bintu, hari igihe ubona ko abizera bose ubona igihe kinini iyo bashaka gusenga, benshi bagasenga ariko mu misengere yabo ugasanga bafunze icyumba cy'imitekerereze, bagasiga icyumba cy'umwuka gusa, bakumva ko ibyo basaba Imana byose nuko bayisenga bumva ko bigomba gusubirizwa mu cyumba cy'umwuka gusa. Umwuka niwe uzabikora byose, umwuka niwe uzagira gute. Ariko ndashaka kuvuga aka kantu, n'udutekerezo nashatse kuganira n'abantu gusa. Nigeze gusomaho cyane, nigeze gusoma imigani ya Salomo, irantangaza. Ndavuga ati burya abantu bose ni ukudatekereza. Umuntu wese yotekereza ashaka kugira imigani ye yumva, udutekerezo dusa n'imigani bene uko. Ariko kandi tuje mu buryo bw'impumeko. Ubu rero tuzaba tuganira n'ibizajya bishobokera, utuganiro tugufi ariko turi mu njyana y'impumeko, impumeko mu bwenge. Kuko nabimenye hari igihe cyinshi abantu bagiye basenga bagafunga icumba c'ubwenge, bagashaka ngo hasigare hakora icumba c'umwuka cyonyine, kandi barangiza ibyo basengera n'ibyo bashaka kugeraho byose bakabitegereza mu cumba c'umwuka, icumba c'ubwenge bagifunze. Ariko njya gusanga umuntu wasenze neza kandi akaba arimwo umwuka mwiza, muri Daniyeli bavuga ngo yababwagamo n'umwuka mwiza. Iwe wari umwuka umwe umushoboza gusenga, ariko kandi agahita akoresha ibyumba byombi, icyumba c'umwuka n'icyumba c'ubwenge. Daniyeli yarabikoresheje, Nehemiya yarabikoresheje, icyumba c'umwuka, icyumba c'ubwenge. Bamara kugenzura ibintu n'ibindi bakabijyana imbere y'Imana kubisengera ibitariho n'ibyo bashaka ko byakorwa. Bamara kubisengera bagahita bareka ubwenge nabwo ngo butekereze. Ubundi gusenga kwiza iyo kwabaye kwiza, kwajyanye n'umwuka mwiza uri mu muntu, gusenga guhita gukangura ubwenge bugatekereza ibyo utari waratekereje, bugahanga ibyo utari warahanze, bukavumbura ibyo utari waravumbuye. Ukagira amareverasiyo. Nibigeze ubona abantu benshi agira amareverasiyo, bamwe ngo bavumbuye, abandi ngo bahishuriwe, abandi bavuze gute. Ni umwuka basenze, umwuka gusenga kwabo guhita gukangura ubwenge bwabo. Nicyo gituma Paul yavuze ngo nzasengesha umwuka kandi niba nsengeshe ubwenge. Iyo hakoze kimwe hari ibipfa. Naje no kumenya benshi badasubizwa. Ikibazo si uko badasenga. Hari n'umuntu ushobora kubona agasenga 40 jours, ubu nyine hari abasigaye basenga, agasenga n'iminsi 100, agasenga na 70, agasenga n'140. Ibyo si bibi rwose, ariko hari uyisenga agafunga icumba
agafunga icumba cyo gutekereza cy'ubwenge, agahita afungura icumba cy'umwuka gusa ngo byose birakunda mu mwuka, dusenge gusa. Ugasanga gusenga arabikora pe, ariko yafunguye icumba gusa cy'umwuka, icumba cy'ubwenge, ngo azabanza yicara medita, atekereze, arebe ibyo gusenga nimba kwakanguye ubwenge, gusenga nimba kwakanguye umwuka ugahita umurikira ubwenge bugatangira kugira gute, bugatangira guhanga, bugatangira kurota ibisubizo wari warabuze, bugatangira kuvumbura ibyari byarakwishije. Nicyo ngundira gusenga kw'abantu benshi basengera mu mwuka mwiza, atari icuka gusa ngo bapfe guhota iminsi, akubite 40 ingahe, akubite 100 ngahe, ari icuka gusa. Mbese ugasanga icyumba cy'ubwenge kirafunze, ntari butekereze, ntari bumedite, nta revelation zizamo, nta dusha ari buvumbure, nta mayerekwa ari bugire. Icyo gihe yinjiye mu cyumba cy'icumu. Gishaka kuba ari icy'umwuka, cyangwa hari n'abandi bagenda mu cyumba cy'icuka gusa. Icyuka pana umwuka mwiza, icyuka cyuzuye kuvangirwa, ariko gifite gukunda Imana no kwishaka, kugeza igihe bizamutura mu mwuka mwiza. Wa mwuka mwiza noneho ukazakangura cyangwa ukamurikira ubwenge bwiza bwe, ubwenge bwe bugatangira kurota ibyo yashakaga, bugatangira guhanga ibyo yari akeneye, bugatangira kuvumbura ibyo ibyari byaramwihisha. Niko bemeza. Nicyo gituma muri Bibiliya havuga iki? Paulo we yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo nzasenge. Siyongeye gusoma, ariko Paulo yaravuze ngo nzasengesha umwuka kandi nsengeshe n'ubwenge. Iyo hagiye kimwe, iyo ukoresheje icuka gusa, iyo ugiye mu mwuka gusa wasize ubwenge, niba abandi bavangirwa, niba abandi bakora amadega y'ibidakorwa, bagashakira ibisubizo aho bitaba. Ashaka kujya ku musozi agapfukama ngo akeneye ko agatangira kumanura imodoka mu musozi, abandi yajya kuzishakira hehe? Mu magaraje. Akajya gushakira akazi hehe? Mu mwonga cyangwa mu ruzi. Abandi bagashakira hehe? Mu maofisi, mu mabiro. Bene uko. Cyangwa akagira amarevelation abesha kapasite yuko bashaka kwiremera ibikorwa, imirimo ibahesha ibyo bakora, ndetse banakoresha n'abandi, bakagera ku nzozi zabo. Kuyihe mpamvu? Nuko Bibiliya yivuga, Abakorinto 2:16, mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Ntawe. Ariko aravuga ngo nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka mwiza ari muri njye, iyo nsenze ngasenga neza, umwuka mwiza w'Imana ahita yishura gutekereza kwa Kristo muri njye, ngatangira guhanga, kuvumbura, guhishurirwa, kugira amarevelation azanywe n'umwuka uri mu bwenge bwiza. Iyo bitari ibyo, ukagenda mu mwuka gusa, ni hahandi hazamwo rwose ivangirwa rikomeye, ukaza utegerereza ibisubizo biva iburyo ukabishakira ibumoso. Bene uko byose bigomba kujyana. Umwuka wera akakwemeza gusenga kugakangura ubwenge bwari bwihishe, bugatangira guhanga cyangwa se kugira amarevelation y'ibintu byari byarakwihishe. Muri ubwo buryo. Hanyuma rero ikindi amenye rero, kubera ko nanone tuba dufite gutekereza kwa Kristo muri twe, ubwo bwenge, kuko Imana yaremanye umuntu kapasite iteye ubwoba y'ubwenge, ariko kubera icyaha cya Adamu habaye shiti ikomeye, biramanuka ku 100, turamanuka, ngira ngo none tuja nko munsi ya 10. Ubu abanyabwenge bahanitse nyine bafite gutekereza nibo bari hejuru ya 10 bazamuka, ariko abandi benshi usanga barazi kubera ko kudashaka gukoresha imitekerereze yabo, kandi ibisubizo nyamwinshi Imana yari yarabiremeye mu gutekereza kwa muntu, akaba arimwe azajya asubirizwa uko atekereza, ahita avumbura ibisubizo by'ibyo ashaka kugeraho. Iyo rero icyo cyumba gifunze, ugerayo utinze kandi urushe. Icyo ni kimwe, ndagitambutse. Reka nje ku ka kabiri.
ndi mu dutekerezo gusa, utuntu ngenda ntekereza ngasenga nkumvaje udutekerezo bene uko cenka batereka ntekereze gusa, ukagenda wumva haraza ibintu bene uko kahita numva kumbe nuko Salomo yatekerezaga akavumbura imigani bikinaga, ndabata umuntu wese ashobora kugira udutekerezo twiwe nawe bene udutekerezo twiwe rwose twiza tweje turi mu mpumeko y'umwuka, reka mvuge utungutu nshingiye Matayo 6:25 aho sinirirwa mpavuga reka ndebe bibiri iri hafi, cyo gituma babwira ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo tuti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri ngo tuzambara iki, mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? avuga ati ko nabahaye ubugingo nabima ibiryo bibutunga kandi ari njye wabutanze, ati ibyo ntibishoboka. Aha iki gice cyose arabuza kwiganyira gusa. Reka nanjye nkubwire utu tuntu turi mu dutekerezo natekereje, reka ntubasomere kuko iyo ntekereje ndabyuka ngatwandika ahantu. Akambere, ibyo udatunze umutwaro wabyo nuko ubitunga, ibyo utagira nabyo bifite umutwaro yuko ugomba kubigira, kuko icyubahiro cyabyo n'ubwiza bwabyo nuko bimenywa n'abakuzi bose. Ni ukuvuga ngo abakuzi ibitakuriho ntibabizi, ariko abakuzi nibikuzaho bizaba byongeye ababimenya, urumva rero nabyo umutwaro wabyo nuko bimenywa nabo. Buri ikintu cyose cyaremwe kiriho gikunda ngo kimenywe, gikunda ngo isi kimenye, gikunda ngo abantu bakimenye, abantu bakivuge. No kuba rero ngo ibitakuriho abakuzi ntibabizi, nabyo umutwaro wabyo rero kuri ubu nuko bitunga kugira ngo abakuzi nabo babimenye, noneho biprofite kumenyerwa kuri wowe. Nguwo umutwaro w'ibyo udafite nabyo bifite. Ni ukuvuga ngo iyo ubigize barabikubahira nabyo bikakubahirwa, mu gihe utabifite abakuzi ntibabizi nabyo, abakuzi ntibabizi nabyo. Ni ukuvuga ngo rero nabyo umutwaro nimba biza bisenga nabyo isengesho nuko ubihabwa nabyo bikaguhabwa. Kabiri, agatekerezo ka kabiri, agaciro k'ibyo udafite bikagira iyo ubifite. Biba byiza kuko byakubereye. Hari ikintu gishobora kuba ciza nticyitwe ciza kuko ntawagihawe ngo kimubere, none nandi bavuge ko kibereye. Nk'imyambaro n'ibindi bene uko bawita mwiza kubera ko hari uwo wabereye. Ni ukuvuga ngo nabyo hari icyo byabuze kuko byakubuze, ugira ngo warabibuze, nabyo bifite ikibazo ko byakubuze. Ni ukuvuga ngo icyo gihe urabibera nabyo bikakubera. Mbese mukabererana. Ibyo ibyakubereye uba wabibereye, niko bimeze. Aka gatatu, ibyo wambaye biba bikwambaye, ibyo utunze biragutunze. Binashaka kuba ngo atunze ngo afite amatungo menshi, ngo atunze inka nyinshi, ngo afite amafaranga menshi, ngo atunze ibikini. Garuka urebe nabyo biramutunze. Ibyo wambaye
biba bikwambaye. Ibyo utunze biragutunze nabyo. Biba byiza iyo bikuriho. Uba mwiza iyo ubirimo. Iyo umuntu ukomeye yambaye ikintu bacita ko gikomeye kubera ko cambawe n'ukomeye. Nacyo bahita bakita ko ari cyiza nubwo kitari gikomeye. Bacita ko gikomeye kubera ko cambawe n'ukomeye. N'abakomeye bose bagashaka kucambara kubera bumva ko gikomeye kubera cyakomejwe n'ukomeye. Iyo umuntu udakomeye yambaye ibikomeye bamwita ko akomeye. Muri make urabizamura cyangwa se urabikomeza nabyo bikagukomeza. Uzandebere umuntu usanzwe, agahungu gato gasanzwe, iyo gatambutse gatwaye imodoka ihenze bene uko ikomeye, bahita bamwita ukomeye. Ahageze ayiparike, bahita bamwita, bamuha agaciro kangana n'ibyo bamubonanye atwaye. N'ibidakomeye iyo babibonye kukomeye bahita babikomeza kuko babibonye kukomeye. Ni ukuvuga rero ngo ni magirirane. Ibidukomeza turabikomeza, ibyo dukomeza biradukomeza, ibyadukomeje turabikomeza. Nibyo. Aka kane, ntugahangayike ku bitaraza, ntugahangayike ku bitarakugeraho, kuko aho bigeze ubu siho byahoze. Biharaye biza naho uri, nkuko isi izengurukana nabyo. Ni ukuvuga ngo ni umuzenguruko. Aho biraye ejo siho bizarara, hirya ejo siho bizaba biri. Turiza aho uri, isi irazenguruka kuko abantu babyiga mu mashuri, ariko n'ibiyiriho byose bizengurukana nayo. Ni ukuvuga ngo aho byahoze siho biri, naho biri siho bizaguma. Turiza aho uri, biraje nawe bikugereho. Uko batangariye abo byagezeho, niko vuba nawe bazagutangarira ko byakugezeho. Nicyo gituma ijambo ry'Imana risaba abantu bose kugira gute? Kubaho unyuzwe, kunyurwa n'ukuri. Cya kabiri, ntushire icyizere, ntigishire muri wowe. Gakomeza kubaho wizeye, wifitiye icyizere ko nawe ibihe bizahinduka. Ibihe birazenguruka. Daniyeli yavuze ngo avuga Uwiteka ngo niwe mukuru nyiribihe, afashe vora y'ibihe abitwariye ashaka. Nuko iyo abigejeje kuri bariya niyo izabikugezaho. Icyo usabwa ni iki? Reka panike, reka kwitotomba, reka kwimaraho, baho nk'uriho kandi ubeho wiyemera. Ikindi ubeho unategereje. Ikigaragaza ko umuntu yizeye ni ibintu bitatu. Ikigaragaza ko umuntu yizeye ni uburyo yizera adashidikanya ibyo yizerera ko bigomba kuzamugeraho. Icya kabiri ni uburyo abyatura, atangira no kubyatura nk'ubizi ko biriho. Icya gatatu ni uburyo ahora ategereje ko bizamugeraho. Ni ukuvuga ngo ibitarakugeraho hari aho bigeze, tuza uko bizenguruka, nta handi biri kujya, ni iwawe kugira ngo nawe bizakugereho.
abankurikiye tuvuge haleluya. Aha, dutekerezo duhumekewe. Iyo ni impumeko y'ibitekerezo, wicara gusa ugatekereza ukibaza ku bintu utuntu wumva ukagenda wandika bene uko ngiye bikunda kunshikira. Akandi gatekerezo uzakore haba mu kazi gasanzwe cyangwa se mu rusengero mu kazi k'Imana, uzakore mu buryo bazakuburaho umugayo. Ugomba guharanira gukora ibintu nk'udashaka kugaragaza umugayo, haba mu kazi gasanzwe, mu mabiro, mu kazi ka leta, mu kazi kampani, mu kazi ko mu rusengero. Uzakore ibishoboka byose, ukore nk'utagaragaza umugayo. Agakurikiraho, ariko ntugatinye gukora ngo utagawa. Hari abatinya gukora akabireka gusa kubera ari gutinya ngo yazagawa. Ntugatinye gukora ngo utagawa, kuko kugawa ukora biruta kutagawa utakoze, kandi nta n'umusaruro nanone winjije. Aho kuzagawa utakoze, ntugatinye gukora ngo utagawa, kuko uwagawa akora araruta utagawe atakoze. Akandi gatekerezo, ntukange gutekereza ngo utiruhisha, kuko kudatekereza ari ugupfusha ubusa ubwenge waremanywe. Ntukange gutekereza ngo utiruhisha, kuko kudatekereza ari ugupfusha ubusa ubwenge waremanywe. Akandi gatekerezo, ibyubatse isi byose n'ibiyikomeje byose ni ibitekerezo byavuye mu bwonko bishirwa ku butaka. Ibyubatse isi byose, ibiyikomeje byose ni ibitekerezo byavuye mu bwonko bishirwa ku butaka. Imijyi yose ureba aho utuye, igihugu utuyemo, iyo mijyi ureba ni ibitekerezo byo mu bwonko bw'abantu batekereje kugera igihe byabavuyemo. Nibyo bita kugira za master plan, ibishushanyo mbonera. Imijyi igatura mu mitwe, bwaki ikava mu mitwe igaterekwa ku butaka, ba bandi yatuyemo noneho nabo bakayituramo. Bishaka kuvuga iki? Biravuga ngo ibikurimo utegerezwa kuzabibamo, ariko ibitakurimo biragoye ko wabibamo. Biragoye ko wabibamo kuko ni uri vide, nta bihari nyine. Ariko ibikurimo nta Mana ijya yemera ko biguturamo ngo binanirane ko nawe uzabituramo. Nga kuri Imana yabwiye Abisirayeli ngo mbahaye igihugu. Abatwaye igihugu muri bo cyarabatwaye, ariko abataragitwaye muri bo nta n'umwe wacinjiyemo kuko kitari kimurimo. Ni ukuvuga ngo ibikurimo biva hehe? Biva mu bwenge, mu mitekerereze. Uratekereza ukarota, nibyo nge nisi inzozi zuhagaze, bikaguturamo, bwaca nawe ukazabituramo. Abatwaye Kanani muri bo, Kanani yageze igihe irabatwara nabo bayituramo. Iyo abatuyemo bayituramo. Ibitakurimo biragoye kubibamo, ariko ibyamaze kukubamo byararangiye. Hasigaye gusa niki habaho changement gusa, ni transition ikurwaho. Igihe cyo kubitwara, igihe cyo kugutwara, igihe cyo kubibamo, igihe nawe cyuko nawe ubibamo. Niko byubatse. Nta muntu n'umwe nibake, nta muntu wubaka inzu idafite umutwe ivuyemo. Hari uwayitwaye mu mutwe. Izo nzu zose abantu barimo
hari uwayigendanye mu bwonko hanyuma ayikuramo, babanza benshi anayitereka ku rupapuro, yamara kuyikura ku rupapuro akayitereka ku butaka, hanyuma noneho barya nabo bayigendanye nabo bakayituramo. Rwose igitekerezo kiguturamo, bwaca ukagituramo. Niko bimeze. Ibigutuyemo, ibitekerezo bigutuyemo uzabituramo. Inzu ikugendamo rwose. Imodoka ikugendamo, bwacu ukayigendamo. Urayitwara, bwacu ikagutwara. Ni igitangaza. Benshi niyo atwaye imodoka abwira abantu ngo ninde wari utwaye iriya modoka, ni naka wari uyitwaye, ariko ubirebye neza ese we nayo ninde wari utwaye undi? Baratwaranye. Urayitwaye ariko nayo iragutwaye. Niko ibintu byose byubatse. Ibi turimo tugomba kubibamo. Ibyo bikumazemo igihe, tegereza wihanganye wizeye, uzabituramo ntacyabibuza, kuko kera byararemwe, byaraje. Iyo bitaza mu gutekereza kwawe, ariko ibyamaze kugerayo, ibyo byaraje. Ibyo udafite, akandi gatekerezo, ibyo udafite nibyo wanze gutekereza ngo bigutindemo, hanyuma nawe uzabituremo. Ibyo udafite nibyo wanze gutekereza ngo bigutindemo, hanyuma nawe uzabibemo. Ababifite ni ababitindanye muri bo, ni ababitekereje. Akandi gatekerezo, abantu benshi bazapfana ubwonko busha butakoreshejwe, buzasubirayo uko bwaje, bugifunze neza, kuko bibwira ngo nuguta umwanya. Ndashoje. Yesu yavuze iki? Hariho abantu Yesu yahaye itaranto ngo baje kuzicuruza, baragenda ngo bashike, umwe warayicukurira ati ndeke kwirirwa nirusha, ndayihamba, nagaruka nzayimusubiza uko yayimpaye, ntazirirwa niteranya nawe, ntabyo kwiruhisha, siniruhisha. Cyakabiri, ntaziteranya nawe, uko yayinsigiye niko nzayimuha. Iyo taranto niki sivugwa? Ubwenge wahawe ni itaranto ikomeye, kubera ko utabukoresheje. Impano wahawe ni itaranto zikomeye, kubera ko utazikoresheje. No kuvuga benshi barahunitse, banga kwiruhisha, ngo badatekereza bakaruha, abandi ngo batagira gute. Ubwonko burafunze bumwe, kuko ubwonko ni udukono twinshi turunze mu muntu, twinshi. Benshi bazasubirayo tudashaganyijwe, tugifunze neza. Dusubire kuri nyira, bamusubiza bambwire ngo subira nibyo waduhaye. Ni akaga gakomeye, ariko kubikoresha ni umugisha kuri wewe, bitanga n'amahirwe ku batuye isi benshi. Uzi ko umuntu atekereza ibintu, bwaca bikaremera akazi n'imibereho abantu barenga 1000 bivuye mu mutwe umwe, mu gakono kamwe k'ubwonko. Niko bimeze, niko bimeze rwose. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yatanze bihambaye ibiha abantu ntibiba hirya y'ubwonko bwabo. Byinshi birunze mu bwonko bwabo. Ibihindura isi bikayigira nziza ntibiva hanze y'ubwonko bwa muntu, byose bitekeye mu muntu. Abikuramo gusa, yarangiza akabishyira ku butaka, isi igahinduka. Isi yawe izahindurwa n'ibyo watekereje bivuye mu guhumekerwa ko gusenga, hanyuma ukagira amareverasiyo y'ibindi bintu ushobora kurema bikajyaho rwose. Abanyumva bavuge ngo haleluya, amen.
nicyo gituma Salomo umunyabwenge yavuze, nkunda imigani ya Salomo rwose, umugabo w'umuhanga uzi umuntu kuvumbura ibintu birindu yagiye avuga bene uko. Yavuze ikintu, yaravuze ngo umunyabute umunebwe akora ku mbehe yuzuye ibiryo ngo akananirwa kwitamika iyo akozemo. Yani yarashatse kuvuga iki? Amahirwe abantu bahawe ariko bari gupfusha ubusa batayakoresha kubera ko badashaka kwiruhisha. Reka nkubwire, ubwo bwenge bwawe n'imbehe yuzuye wari gukoramo. Izo mpano zawe ni imbehe yuzuye ariko ukoramo ukananirwa kwitamika. Washizemo akabaraga ukitamika, washizemo akabaraga ukigaburira kw'imbehe yuzuye kandi amaboko yawe arimo. Ariko umunyabute akora mu mbehe akananirwa gukurayo ngo yitamike. Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha, ikangura ubwenge bwanyu, iduhagurutse twese, idukoresha iby'ubutware mu gihe cacu. Kangura ubwenge bwawe, utangira utekereza. Usenga, numara gusenga wicara utekereza, wumva ibitekerezo bizanwa n'umwuka mwiza, hanyuma ubyandike. Revelation naho ziva, amaproje nahava, ibintu bikomeye naho biva. Ugasanga umuntu yaragutse akaruha akagura n'abandi bitewe n'iki? Ni umuhanga wo gukoresha imitekerereze ye. Ninde wamenya iby'Imana itekereza? Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Uko kurarema, uko kurahanga, uko kuravumbura, uko kwicira amayira gutuma haba ibintu ibitariho bikajyaho. Ngiye gusenga Imana. Bibiliya yaravuga, Yakobo yaranze ngo ubuze ubwenge busaba Imana itima nitishima izabumuha. Reka dusabe ifungura ubwenge bwacu, tugire amareverasi, tugire guhishurirwa, tugire kurota, tugire kubona ibintu, inzozi z'abicaye n'abagenda, tubashe gukora ibintu bihambaye nk'abantu bakomeye. Biratangaje ubwenge umuntu yatakaje burenze kuvuga. Ni nko gufata udukompiyuta tungahe, nubwo wagira kompiyuta ukayigerekaho indi yirusha ibingana n'ibyo ifite, ukagerekaho indi yirusha ibingana n'ibyo ifite, ntiyagera ku bwonko n'imitekerereze yawe, ntibihuye. Sinzi umwigisha nigeze kumva avuga ngo, nimba yaravuze ngo ubwenge bw'imbeba, gutekereza kw'imbeba, aravuga ngo kuri hejuru ya kompiyuta, nimba ari zingahe yavuze, nimba ari 20 na zingahe sinibuka neza. Imbeba ureka umuntu, naho gutekereza kuri hejuru cyane. Ibyo tudafite n'ibyo tutatekereje. Reka dusenge Imana ikangura ubwenge bwacu, dutangire kumva ibisubizo, gukurura ibisubizo. Nsoze mu gitabo cyanjye nanditse kuboka, nanditsemo akantu ngo Imana yari yaremye umuntu imuremana capacity yo kwikuramo ibisubizo no kwibonera ibisubizo by'ibyo akeneye byose mu isi, atarinze kubisaba Imana, ahubwo gusa akazagaruka yishima ko yabigezeho. Ntibyari ibyo gusengera, byari ibyo gutekereza gusa. Akishakira ibisubizo by'ibyo akeneye byose mu isi, akazagaruka gusa yishimira ariko atayibisabye. Gusaba Imana ngo ibidukorere, gusaba Imana ngo byazanywe no kugwa k'umuntu kw'icyaha n'ingaruka z'icyaha gikomeye zitera abantu kudatekereza ngo ibintu amenya amayira yamugeza ku bintu, amenya amayira yamuhindurira amateka. Noneho byose tukagaruka gusa tukabisubiza ku Mana ngo Mana mfasha kubaho, mfasha kuzagira ibi, mfasha. Ibyo byazanywe n'icyaha. Ariko se nibyo nibaza, nese ko Kristo yagarutse kuturestora nga tusubize mu giti cy'ubugingo dukuye muri cya giti kibi? Kubera iki noneho ibyo tutemera ko byagarutse ngo umuntu atangire kuza yicara atekereze, yibonere solution y'ibibazo afite, namara agaruka imbere y'Imana agiye kwishimira ko yamuhaye izo mbaraga, ko yakora umwuka wayo mwiza wamuhesheje gutekereza no kugera kuri ibyo bintu. Nuko bimeze, abakomeye mu isi ni abatekereje kurusha abandi. Abari inyuma y'abandi mu isi ni abanze gutekereza n'abatazi ko binakenewe. Data urakoze mu izina rya Yesu, nsabiye abanyumva bose, kangura ubwenge bwacu dutekereze. Gutekereza gukomeye kwatumye
ibihugu n'imigabane imwe yarahindutse irubakwa ku rwego rutangaje, bikozwe n'abagabo batekereje. Hagurutse abagabo batekereza muri Afurika bashobora kuyihindura Afurika ikagera ku yindi migabane cyangwa ikanayiruta. Hagurutse abagore, hagurutse abahungu, abakobwa bafite iyo mitekerereze bahindura imiryango yabo, kuko Aburahamu, Yakobo bahinduye imiryango yabo igahinduka ishanga rikomeye rihambaye mu isi. Hagurutse abantu bakomeye babasha kugira imitekerereze ihanutse bagakora ibintu bidasanzwe mu isi. Bidushoboze mu izina rya Yesu. Nyemerera uze ukangura bwenge bwacu, hanyuma uduhe impumeko y'ibitekerezo bisa n'imigani y'ubwenge itwemeza ko hari ibintu twageraho kandi twakora, ariko bibanje gutekererezwa muri twe. Ndasenya ubujiji bwose mu mitwe yacu, mpereye kuri nge n'abanyumva bose. Icyitwa ubujiji n'umwijima wo kudatekereza, kutahabwa ubwenge buhanitse bwo mu Mana. Byibagirane tuba abanyabwenge n'abanyembaraga tubiheshejwe na Yesu Kristo waje kutugarurira ubwenge bwose. Bibiliya ikanavuga ngo niwe bwenge bw'Imana, niwe bwenge twahawe. Bidushoboze mu izina rya Yesu. Tubashe gukanguka, Abanyafurika bose bakanguke, duhindure Afurika yacu umugabane udasanzwe. Ntituba ubaho gusa ngo bazipfire ntaco bahinduye cyangwa ngo banawusenye. Uhagurutse abanyabwenge, ubwenge buhaguruke, ubwenge buhaguruke. Hagurutse abagore bubaka ingo zabo n'imiryango yabo, hagurutse abasore n'urubyiruko bubaka amateka yabo. Umuntu wese ahindura isi ye, ayubaka yigire nziza kuko Imana ibishaka. Urakoze, utugiriye neza, udusenyeye imyuka yose y'ubujiji n'imyuka yose ituvangira n'izindi mbaraga zipfuye zitarizo, zirimburwe ku bwa Yesu Umwami. Urakoze kubiduhaye, tuzagushima ibihe byose ku bwa Yesu Umwami. Amen, amen. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Ngaha hakira ubwenge busha, gutekereza gusha, imbaraga nsha, utangire kuvumbura no guhanga udusha ku buzima bwawe, bizafashe n'abandi. Murakoze, naho butaha.